ariko uramukora izina rye yavuze ko ari interahamwe iya kabiri mu gihugu, interahamwe nkuru mu gihugu. Igihuha cyatangajwe n'interahamwe nkuru mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda yungirije umuhungu wa Habyarimana. Mu gihe bari kuzimena, ubuyobozi bugiye gushaka abandi bantu bo kwifashisha muri icyo gikorwa, ahasigaye ngo basigara bari kuzigotomera ahagana he mu karere ka Rwamagana. mu karere ka Rwamagana kwa Mbonye Umuvunyi Rajab. Yego, mu gihugu cy'u Rwanda bose ko ubimenye, iyo ikintu cyaje kikitwa icyorezo kiba ari cyo kwitondera. Izi nzoga ziswe icyorezo, ibi byuma byiswe icyorezo. Niyo mpamvu n'uwo reka nkubwire ibintu byabaye, wabona abantu begujwe benshi. Abantu bari muri izo nshingano bari baraho hantu, icyo wari uhagarariye wasezerana cyo ngaho na gereza wayijyamo, ugaharigikwa ngo abantu bamena inzoga, bangiza inzoga, wowe barangiza ukabasiga aho ngaho bakazinywa bakagira ikibazo. Ubwo so buhagarariye iki? Hari umuhari utambaza ngo isandi n'ubuhe bwoko, akajya ashaka ahantu hari imigano hari amasandi akayafotora, akavuga ati iriya ni isandi, iriya ni ingabo, iriya ni ingore, akanababeshya kandi bakabireba bakabikunda. Nese ni amacano tuza acaho ibyo bintu bigisha abana, bino bintu byigisha abana batoya cyane, babirimo inyoni, ibipupe, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Yakora ku kazi, ariko kurenza gusebya inzego mu by'ukuri yaba arengereye, ukaba umuhaye akazi.